ntimurwo gusambanya abantu bakajyamo bakavanamo ibirwara bizabatera umubabaro ubuzima bwabo bwose. Ntabwo ariwo munezero, nta munezero urimo. Ibyo byose abantu bajyamo bavanayo akaga, kandi ikibabaje umuntu uri mu nzu y'Imana, uba mu nzu y'Imana, we aba ari danje, aba hacanye umutuku gato gusa, urahita uhurayo n'igishaka utazigera wibagirwa mu buzima bwawe. N'abasambanye, n'abarozi, n'abasenga ibishushanyo, n'abanyabinyoma bose, binyoma. Binyoma byisha abarokore, binyoma byisha abakozi b'Imana, binyoma byisha abaririmbyi, binyoma byishe n'abanyabinyoma bose. Kandi ngo umuntu ngo azashya ngo iteka ryose. Abantu rero baravuga ngo ariko Imana ngo ni Imana y'ubuntu, ngo ntabwo ibyo yabikora, ngo ntabwo ngo ni Imana ngo igira imbabazi nyinshi. Imana n'ubundi igira imbabazi nyine, siyo mpamvu se nyine kugira ngo tube turi hano yatugiriye ubwo buntu. Ijambo ry'Imana, igitabo cya Zaburi 44 n'umurongo wa 11, haranditse ngo kuko umunsi umwe mu bikari byawe uruta iyindi igihumbi ahandi, nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yanjye, bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Kuko umunsi umwe mu bikari byawe biruta iyindi igihumbi ahandi, nakunda guhagarara ku muryango w'inzu y'Imana yanjye, bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha. Umuryango gusa, ku muryango w'inzu yawe kuhaba, bindutira kuba ahandi iminsi igihumbi yose. Umunsi umwe gusa ndi imbere yawe. Ni byiza rero ko twahisemo neza tukaza gusenga, ariko tutarihuta ngo dusome ijambo ry'Imana. Turaza n'ubundi gukomeza. Hari abantu bazabatizwa ntibaze gutaha batabonanye na pasiteri, sibyo? Abantu bazabatizwa pasiteri arabashaka, ndetse n'abazakirwa pasiteri arabakeneye. Kuba twababwiye ntabwo turi buze gutinda cyane, niyo mpamvu dufashe uyu mwanya hakiri kare. Ntabwo turi buze gutinda cyane, niyo mpamvu dufashe uno mwanya hakiri kare kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko ndimo mvuga ngo twebwe twaje gusenga, twahisemo neza. Twebwe twaje imbere y'Imana, uyu mwanya wonyine wabaye imbere y'Imana, uyu mwanya wonyine wabaye mu nzu yitirirwa izina ry'Imana, uruta igihe kirekire uri mu bindi bintu bidafite umumaro. Hari ahantu wandikwa ukazakugirira umumaro mu gihe waba ugeze mu gihe gikomeye, mu gihe waba ugeze mu gihe kigoye, kubera ko waje gusenga, kubera ko wabaye imbere y'Imana. Ibi bigira ingaruka nziza kuri wowe ndetse no ku muryango wawe no ku bazagukomokaho, kuba imbere y'Imana. Imana iguha umugisha wowe utabikerensa ngo biteshe agaciro. Wowe utabona abantu bajya gusenga ngo bakwene ngo babwire ngo ubwo mugiye hehe, ubwo mwabuze ibyo mukora. Ariko buriya tuba twabuze ibyo dukora? Ntabwo tuba twabuze ibyo dukora, ahubwo tuba tuzi icyo dukora, tuba tuzi neza ibyo turimo, kubera yuko tuzi neza aho Imana yadukuye ndetse n'ibyo yakoze mu buzima bwacu. Turi abagabo bo guhamya imirimo y'Imana, turi abagabo bo guhamya imbaraga z'Imana. Imana iguha umugisha rero weho waje guterana. Dusome ijambo ry'Imana mu Byahishuwe ibice 22. Abari hano kwa gatatu aya magambo twayavuzeho, ariko numvishe ari ngombwa ko twongera kuyavugaho. Ibyahishuwe ibice 22 umurongo, Byahishuwe ibice 22 umurongo wa 15. Ibice 22 umurongo wa 15 haranditse ngo, twahageze, haranditse ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Byahishuwe ibice 22 umurongo wa 15 haranditse ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi
n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Reka dukomeze dusome n'ubundi muri icyo gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 21 umurongo wa 7 tugeze ku wa 8. Dukomeze dusome n'ubundi muri icyo gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 21 umurongo wa 7 tugeze ku wa 8. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Ibyahishuwe 21:7-8. Unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Dukomerezeho n'ubundi Ibyahishuwe muri icyo gice 21:27. Uwiteka abwira Nowa ati, injira mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Amen. Amen. Dusomye amagambo akomeye. Ntabwo aryoshye? Araryoshye? Dusomye amagambo akomeye abigisha benshi badakunda kuvugaho, abigisha benshi badakunda kubwira abantu, ariko y'ukuri, amagambo y'ukuri, ariko abantu benshi badakunda kuvugaho. Bakunda kutubwira ibitangaza, bakunda kutubwira itugiriye neza, bakunda kutubwira irabirangije, ariko aya magambo ntabwo bajya kunda kuyavuga. Imana yayantumye rero kugira ngo tuyavugeho, koko niyo y'ukuri. Siyo y'ukuri Sylvie, ni ukuri, niyo y'ukuri. Kubera yuko nituyaca hejuru tuzaba turimo tubaroha, tuzaba turimo tubajyana kure. Uyu wanditse igitabo cy'Ibyahishuwe ni umwe mu ntumwa za Yesu. Yesu yakundaga cyane, yari inshuti ye, bavugaga ko yakundaga kuba mu gituza cye, wo bita Yohana. Yohana uyu yari intumwa ya Yesu mu ntumwa 12. Noneho izindi ntumwa zose zagiye zipfa urupfu rukomeye, urupfu rubi. Harimo abo twaganiraga kwa gatatu, harimo abo twababwiye bagiye bakuraho uruhu bakabashishuraho uruhu bumva, kugira ngo bihakane Imana, bihakane Yesu, ariko bakavuga ngo ntabwo tuzayihakana. Uwo twabonye intoki zacu zikamukoraho, ntabwo dushobora kumwihakana, twaramubonye kuko ni umunyembaraga, kandi ijuru yatubwiye rirahari, ntabwo ari amagambo. Mushishure mukore ibyo mukora byose, ariko ubwami bw'Imana turimo turabujyamo, turimo turabona budusatira. Umwe bateraga amabuye, barimo bamutera amabuye, Stefano mudiyakoni wa mbere, barimo bamutera amabuye menshi, bari kumutera amabuye menshi, barimo kumutera amabuye menshi. Arababwiye ngo, Mana ubababarire kuko ntabwo bazi ikintu bakora, ubababarire kuko ntabwo bazi ikintu bakora. Ariko yabonaga ijuru ryafungutse, abona ahantu hari majya, abona ahantu barimo bamusunikira, ari ahantu heza haruta aho ngaho barimo kumukura. Rero nani mvuga kuri uyu Yohana. Uyu Yohana rero yageze igihe we baramufata bamushyira mu ngunguru y'amavuta, bacanira ingunguru y'amavuta, barangije baramufata bamushyiramo kubw'ubutumwa bwiza. Kubw'ubutumwa bwiza baramufata bamushyiramo ingunguru bacanire, kandi n'ubundi bagicaniriye, barangije bamushyiramo kugira ngo bamutwike, kugira ngo ashye yumva apfe. Ariko biranga, ntiyapfa. Bajya kureba bakabona aracyarimo, bajya kureba bakabona ntago umubiri urimo kuvaho. Bigira inama bavuga ko tumukuremo turebe koko. Bamukuyemo basanga umubiri we wasubiye bwana, afite umubiri nk'uruhinja, ategeza agira icyaba.
bagiye bamukorera ibintu byinshi cyane. Noneho rero baza kugeza igihe baramufata bamujyana aho bita ku kirwa. Habaga inyamaswa zikaze, haba amasazi mabi cyane ku kirwa Ipatimo. Baramufata bamujyana bajya kumujugunya bavuga ngo azicirweyo n'inzara, azicirweyo n'ibisimba. Agezeyo rero niho yahishuriwe iki gitabo cy'ibyahishuwe. Imana iramusura, Imana iramugenderera. Nibwo yanditse iki gitabo cy'ibyahishuwe, yandika amagambo ameze uko nguko. Imana imwereka muri ubu buzima ndetse na nyuma yabwo. Imwereka abantu bazabana nayo n'abatazabana nayo. Imwereka amategeko y'uru rugendo, uko abantu bagomba kwitwara, uko abantu bagomba kugenda, abantu bashaka kuzabana n'Imana uko bagomba kuba bameze. Arangije arabyandika, akajya byandika akabyohereza, akajya byandika akabyohereza binyuze mu mazi, akajya byandika akabyohereza. Yego, ariko igihe cyaje kugera naho bamuvanayo babona yaranze gupfa, basanga yanze gupfa. Uyu rero yapfuye ashaje, kuko Yesu yarera bivuze ko n'ubundi azapfa ashaje. Ariko niwe warokotse mu zindi ntumwa zose. Izindi ntumwa zose, uwo bita Petero wari inshuti ya Yesu, bamubambye bamucuritse, ariko niwe wabyisabiye, yaravuze ngo ntimumbame nk'umwami wanjye, ntimumbame nk'umwami wanjye, ngewe mumbambe muncuritse. N'izindi ntumwa rero ntago twabivuga ngo tubirangize, ariko twari turimo tuvuga ko hari iri juru tuvuga ntago ari amagambo nk'uko umuririmbyi yatangiye abivuga. Iri juru tuvuga ntago ari amagambo, ahubwo iri juru tuvuga ni imirimo. Atangira yandika rero avuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi. Niba wumva ukiroga, niba wumva ugisambana, menya aho uzaba, niko kure. Niba wumva ukiri muri iyo kategori, ukiroga ugisambana, menya ko umugabane wawe ari hanze. Ariko uyu munsi udacyafite amahirwe, ushobora gufata umwanzuro, ugafata icyemezo, ukavuga ngo ngiye ntabwo nshaka kuzaba hanze, ndabiretse mfashe icyemezo cyo kuzaba mu nzu, cyo kuzabana n'Imana. Mfashe icyemezo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi. Niba wumva ugisambana ukumva ari ibisanzwe, niba wumva ukibikora ukumva mbese nta kibazo, menya umugabane wawe uwo ari wo. Niba wumva ukicana, hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Hari umuntu udafite icyo akora muri ibi? Icyo akora muri ibi nawe? Kubeshya, muracyabeshya? Mukunda kubeshya mukanabikora hanze, muraseka. Imana ntabwo igira umukino. Mureke wumve ukuntu Imana imeze. Reka wumve ukuntu Imana imeze. Uwiteka abwira Nowa ati, injira mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ni wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Uwiteka abwira Nowa ati, injira mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ni wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Muzi abantu bari batuye isi icyo gihe, ku gihe cya Nowa bari benshi, bashobora kuba baruta nuko twanganaga. Ntabwo Imana igira amarangamutima, ntabwo Imana igira ibintu bya santima nkatwe. Amategeko y'urugendo naye tugomba kuyubaha kandi tukayakurikiza. Nowa yarababuriye, arababwira ati nimuhunge, muze tubaze inkuge, muze. Yamaze no kuyibaza arababwira ati ko narangije kubaza inkuge, mwa bantu mwe mwaje mukajyamo. Yabaje inkuge imyaka 120, imubwira ngo hazagwa imvura y'impangukano, hazagwa imvura iteye ubwoba. Abantu bakavuga ngo ni amagambo, ngo ibyo ni ibintu biri aho ngaho, ngo Nowa arimo kuvuga.
abantu bakaza bakamufasha umwaka umwe, imyaka 2 bakamufasha, imyaka 3 bakamufasha kubaza, bakagera aho bakavuga ati uyu musaza ibintu atubwira yaratubeshye. No warabaza imyaka 120 abaza, amaze kuzuza inkuge, Imana iramubwira ngo injira mu nkuge n'umuryango wawe, injira mu nkuge n'abana bawe, injira mu nkuge na bene wanyu, kuko ni wowe nabonye. Nabo barokotse kubera wowe, kuko bo ntago bakiranuka, barokotse kubera wowe. Ibi rero tuvuga abantu bakaza bakarenzaho, ntago ari byo. Ni ugukiranuka, ni ugukorera Imana umuntu atabeshya, atariganya, adasambana, atiba, ataroga, adakora byose biriya byose turimo tuvuga. Koko niba ushaka kuzabana n'Imana, hari amategeko y'ubwami. Za miliyoni z'abantu umwuzure bararengewe, bakajya baza bagakomanga. Hari abantu bajya babikina amafilime bagakubita, no bakavuga ati ntabwo ari njyewe wakinze, sinjye, ntabwo rwose sinjye, ari njye wakinze nakingura. Mureka kurangara, ari njye wakinze nakingura. Ariko birashoboka gukiranuka muri uru rugendo? Birakomeye? Ntabwo bishoboka. Tubirwanirire, tubiharanire, kandi tuzabigeraho. Imana dushoboze gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Imana dushoboze gukiranuka. 21:7 byahishwe 21:7, unesha azaragwa byose, unesha azaragwa byose, nanjye nzaba Imana ye, nawe abe umwana wanjye. Ubwo kuragwa byose bivuze iki? Umuragwa urazwe byose. Unesha azaragwa byose. Kuragwa byose harimo ubwami, harimo icyubahiro, harimo umunezero w'ibihe bidashira, harimo byose. Ngo ariko abanyabwoba n'abatizera, aba bantu b'abanyabwoba n'abantu batizera, nabo Bibiliya yabavuzeho, nabo umukozi w'Imana hari icyo Imana yabamuhishuriyeho, umukozi w'Imana Yohana. Abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi. Tugende gake. Abanyabwoba, hari abantu bagira ubwoba. Wanamubaza ati ariko ubundi urasenga? Ati reka reka, ubundi uri umukristo atashwi na Bibiliya kwifata mu nzira akaba adashobora kuyigendana ngo batabona ko ari umurokore. Akavuga ati abantu bambana na Bibiliya bavuga ngo nanjye narasaze, bavuga ngo nanjye mba muri babasaze. Abo ni abanyabwoba, ni abantu b'abanyabwoba. Umugabane wabo nabo turaje tubabwire uwo ari we. Niba wemera ibintu ugomba kuba uri fieri yabyo, wumva ko nta gisebo biguteye kugendana ibyanditswe, kugendana Bibiliya, ukagendana indirimbo, ukumva uri fieri, aho gutaba uyifite ukumva ko ari cyo kibazo. Ugomba gutinyuka guhamya. Ukubajije impamvu z'ibyiringiro byawe ukamubwira ngo nizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye, nzi neza ko yamfiriye kandi akanshungura. Iryo mibabaro yose yagize byari ukubera njye, byari ukugira ngo nzabane nawe mu bwami. Nafashe icyemezo cyo kumwizera, nafashe icyemezo cyo kumukurikira, nafashe icyemezo cyo kumukorera, nzamukorera ibihe byose. Ugahamya. Niba udashaka kuzaba hanze, abanyabwoba, abantu batizera. Hari abantu batizera. Kwizera ni bigari. Iyi ni topic nini cyane twavuga kwizera. Hari abo twigeze kuyiganira, iriho amagambo menshi cyane. Kwizera Imana, kwizera Yesu. Ariko kimwe cyo nuko iyo umuntu yakiriye Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, aba yumvishije, abarumva ijambo ry'Imana, yarangiza akagira gute? Akaryizera. Yamara kwizera agafata icyemezo cyo kugira gute? Cyo kwihana no guhindukira. Yarangiza guhindukira akabivuga, akabyatura, akabihamya. Ntagatinya rero, ntagagira ubwoba ngo baramvuga, ngo barambona, ngo baranseka, kubera ko
nicyo kizaduhesha itike yo kubana n'Imana, nicyo kizaduhesha itike yo kuba mu bwami bw'Imana. Tugomba gushira ubwoba tugatinyuka, abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira byose, bya bindi byose tutavuze, ibizira, n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo. Ariko muri iterana nta basenga ibishushanyo barimo. Iyo Bibiliya ivuga gusenga ibishushanyo, ntabwo ari ukugenda ngo umuntu afate ikintu akibaze agisenga. Ari uzi ko biranahari, nta hantu mubizi babipfukamira, bagira imbere yabyo bagapfukama. Nta hantu muzi bagera imbere yabyo bagapfukama. Burya baba babisenga, burya baba babiramya, ariko ntabwo mvuze. Abantu basenga ibishushanyo nabo turaze turebe umugabane wabo. Ariko gusenga ibishushanyo ni byinshi. Hari ukwiringira abantu, hari ukuba wajya imbere y'umuntu ukumva ko ari we makiriro yawe, hari ukuba wajya imbere y'umuntu ukumva ari we ugomba ukesha ubuzima n'imibereho. Ariko ubuzima bwacu abakristo, imibereho yacu abakristo, tubikesha Imana. Niyo tugomba kwizera, niyo tugomba kwiringira gusa, niyo tugomba gusenga yonyine. Koko Bibiliya iravuga ngo umuntu wiringira umwana w'umuntu avumwe. Tugomba kwiringira Imana yonyine, niyo banze ryo kwizerwa. Amen. N'abasambanye n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, binyoma binyoma byisha abarokore, binyoma byisha abakozi b'Imana, binyoma byisha abaririmbyi, binyoma byishe n'abanyabinyoma bose. Umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Urupfu rwa mbere rwari amazi, byari umwuzure. Urwa kabiri ni inyanja yaka umuriro n'amazuku. Forumire nta yindi ni ugukiranuka. Forumire nta yindi ni ukumva iby'ijambo ry'Imana ritubwira tukabyubaha tukabikurikiza. Si byo se? Siko kuri? Birakomeye ariko birashoboka. Niba umuntu yaravuze ati ngewe nubwo ingunguru y'amavuta mwayicaniriye, ariko sinihakana umwami wanjye, Imana ntiyamurengeye sashye se? Nubwo mwayicaniriye ndabibona, ariko sinshobora gukora ikosa ryo kwihakana Yesu. Naramubonye, twarabanye, twarasangiye, twaragendanye, yarampamagaye, ntabwo nakora ikosa. Buse wowe ko Imana yaguhamagaye ikakuvana muri bene wanyu mu ndushyi, ikakuvana mu muryango wanyu nawe uzi, ukagira ubuntu bwo kuba ushobora kujya mu nzu y'Imana, ukumva ijambo ry'Imana, ukumva abakozi b'Imana bakuririmbira. Koko niwe wakabaye ugera hanze ugasohoka ukihakana, ukamwihakana n'ubuntu yakugiriye. Niwe wakabaye usohoka ugahinduka, Mana yanjye. Ariko mwagiye muri kuko turi mu nzu y'Imana, twanasohoka tugakomeza kubaho, ntiduhinduke, ntidusohoke ngo duhite duhinduka. Kuki ariko hari ako twe twigumira mu nzu y'Imana hari kuko hanze ni habi. Ariko wa mugani hanze hazaba imbwa, abarozi, abasambanyi, bandi bose bakunda kubeshya bakabikora hanze. Tujye twibera mu nzu y'Imana. Biravuze ngo ubuzima bwawe, umutima wawe, ibitekerezo byawe ntabwo bigomba gusohoka, kuba biri gutekereza mu Mana, biri gutekereza umurimo w'Imana, birimo gutekereza urugendo aho uzaba hatandukanye no muri iyi si. Nibwo ugomba kuba uzi neza ko umugabane wawe aho uri. Amagambo arashaririye, amagambo ntago aryoshye, ariko ni byiza ko tuyavuga. Niko kuri, niko kuri. Umugabane wabo uzaba mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Umugabane kari mubi, umugabane ni mubi cyane. Kandi ngo umuntu ngo azashya ngo iteka ryose. Abantu rero baravuga ngo ariko Imana ngo ni Imana y'ubuntu, ngo ntago ibyo yabikora, ngo ntago ngo ni Imana ngo igira imbabazi nyinshi. Imana n'ubundi igira imbabazi nyine. Siyo mpamvu se nyine kugira ngo tube turi hano yatugiriye ubwo buntu.
kugira ngo tubisobanukirwe nyine tubyirinde. None se ugira ngo iyo turi ahangaha kugira ngo ntabwo tuba turimo tubaza? Buriya tuba turimo tubaza, sibyo pastor? Tuba turimo tubaza, twabaza, twabwira abantu ati mwaje mukadufasha tukabaza mw'abantu. Umwe bakaza bakongera bagasohoka bakigendera bakadusiga. Bakaza bakadufasha ata igihe harimo n'abajya babwira abandi ngo barega gatuza mu nzu y'Imana ibazize mwene so hariya ngo uragira ute. Ariko tuzajya tukarega nta kibazo, tuzajya tukarega. Nose ubundi wabaza utareza gatuza ntabwo bishoboka. Ntabwo maze njya mbona abantu babaza bavunamo n'amashati. Turimo turabaza muze mudufashe, ntimugende uragira Imana ukabimenya, ukamenya ko hazagwa imvura. Ntabwo ari imvura, ukamenya ko hari umuriro n'amazuku. Wowe warangiza wageramo nk'ujya ugasohoka ukongera ukagenda koko, ubwo uza aho ujya hariho, uzi ibyo urimo kujyamo ibyaremye. Turimo razana iterabwoba, ntabwo ndimo kutera ubwoba. Sawa, nanone waramubwira ngo arazana iterabwoba, ariko imaze imyaka noneho twebwe 120 si twayigeze tubaza, ntabwo twayigeze. Ariko we imyaka 120 akaba ariko kari agasaza igihe katereye ubwoba. Tiyo mvura iri hehe? Hari igihe bizasobanuka, ariko icyo nshaka kukubwira ni iki, nuko ibintu ni bibiri. Ni uguhitamo kwizera Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza, ukemera itegeko nshinga ry'ijuru. Ni ugukunda Imana n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Kuvuga imbaraga, yo bavuga imbaraga ni ugukorera Imana umariyemo n'imbaraga zawe zose n'ibyawe byose. Noneho ugakorera Imana, abantu baguseka bakubwira ngo urarega gatuza, ukavuga uti nta kibazo, mureke nkarega, ntago ari akanyu ndeze n'akanjye. Ko ari akanjye ndeze n'akawe birakubabaje he? Se kuki umuntu ababazwa n'umutwaro atikoreye? Kuki umuntu ababazwa n'umutwaro atikoreye bimurya he? Aho bimurya nagenda hashime. N'ay'Imana se cyangwa niba ari ay'Imana tuyaha Imana. Mureke tukarege, sibyo? Mureke dukore, nta kibazo. Hari igihe bizasobanuka, ariko haracyari ibyiringiro, haracyari amahirwe. Turacyari mu gihe cy'ubuntu. Yesu aracyahamagara ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Yesu aracyahamagara ngo mwese abantu bumva murushye, abantu mwumva muremerewe, ibyo byose bibaruhije imitima, mubinzanire. Ngewe nemeye kubyishyiraho, ngewe nemeye kubibakira, ngewe nemeye kubifata. Noneho mwebwe mugira gute? Mwebwe muruhuke. Amen. Imana yacu ni ishimwe, Imana yacu ni ishimwe. Amen. Ibyahishuwe 21:27. Dufasha abana ntibaze gukubagana, dufasha abana ntibarangare. 21:27. Muri rwo ntihazinjiramo ikintu cyose gihumanye cyangwa ukora ibizira akabeshya. Mu rurembo rw'ijuru, mu rurembo rw'Imana, mu bwami bw'Imana ntabwo hazinjiramo ikintu cyose gihumanye cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Badukurikire, hasigaye umwanya muto cyane, hasigaye iminota mike tugasoza. Dukurikire, hasigaye umwanya mutoya tugasoza.
muri rwo ntihazinjiramo ikintu cyose gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya, keretse abanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Birashoboka ko utarandikwa muri iki gitabo kubera yuko ugikora ibizira, kubera yuko ukibeshya, kubera yuko ugikora bya bintu byose ijambo ry'Imana ryagiye ritubwira. Ariko haracyari ibyiringiro, haracyari amahirwe ya kabiri. Ariko niba abantu bemera bagatanga ubuzima bwabo bakavuga bati ntabwo dupfukamira ikindi kintu kitari Imana ya Isiraheli, nubwo itanura mwaricaniriye kenshi, nubwo mwariyenyegeje karindwi, turabibona, ariko ntabwo turi bupfukame tudapfukamiye Imana yacu. Umuntu akavuga ati njye niba njugunye mu itanura ry'umuriro ndabona ko ryaka, ngo bariyenyegeje karindwi, ariko wowe ni igiki kituma utandukana n'urukundo rw'Imana? Ubwo hari itanura riri imbere yawe? Ubwo se hari intare bashonjesheje kwe? hari ingunguru y'amavuta bacaniriye se basi? Ubu se hari uruhu bagukuyeho? Ibintu biciriritse biragutandukanya n'urukundo rw'Imana, ibintu biciriritse biragutandukanya n'urukundo rwa Kristo, kandi utazi ko urimo kwikururira akaga, utazi ko urimo kwikururira umuvumo. Biradusaba gufata icyemezo, biradusaba gufata umwanzuro, biradusaba gufata umwanzuro. Turimo turegera umusozo, muri rwo ntihazinjira ikintu cyose gihumanya cyangwa ukora ibizira akabeshya. Bakristo bene data, bakristo nshuti zanjye, ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, imibabaro yo muri iyi si ntabwo dushobora kuyigereranya n'ubwiza tuzahishurirwa. Imibabaro yo muri iyi si ni igihwayihwayi, ni ibintu by'akanya gato. Ubwiza tuzahishurirwa n'iteka ryose, n'ahantu tuzaba na n'Imana ubuziraherezo, imyaka ibihumbi n'ibihumbi. Ntabwo nzi imyaka uzamara, ntabwo nzi igihe uzamara, ariko nicyo gito cyane. Nubwo wabaho wihanganira ibikugerageza, ariko nyuma y'ubu buzima ukazabaho neza, nyuma y'ubu buzima ukazabana n'Imana utababara, nyuma y'ubu buzima ukazabana n'Imana udahangayika, nyuma y'ubu buzima ukazabana n'Imana mu munezero udashira, kurusha uko wabaho bagushukisha utuntu duto cyane, bagushukisha utuntu tw'amafuti uri burye umunsi umwe, atari byibuze n'ikintu ushobora kurya n'ukwezi. Icyo ngicyo cyakuzakuroha mu nyanja yaka umuriro n'amazuku ubuziraherezo. Reka we kwemera abadayimoni ngo bagufateho ijambo, reka we kwemerera abadayimoni ngo bagufateho ijambo, kuko wamaze gusobanukirwa neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nyuma y'iyi mibereho hari iyindi mibereho, nyuma yo kubabara hari umunezero udashira, nyuma yo kubabara hari umunezero utagira iherezo. Tuzi neza ko nyuma y'ubu buzima hari ubuzima bwiza kandi bw'iteka ryose. Amen, amen. Turacyari kumvikana se? Turacyari kumvikana? Kurwanya intambara nziza yo kwizera, kurwanya intambara nziza yo gukiranuka birashoboka. Kurwanya intambara nziza yo gukiranuka birashoboka. Namenye neza ko imibabaro y'iki idakwiye kugereranywa n'ubwiza bw'abera tuzabone iyo mu ijuru.
ntabwo yagereranywa n'ubwiza tuzahishurira, ntabwo yagereranywa n'ubwami tuzabamo, ntabwo byagereranywa. Imibabaro y'iki gihe, imibabaro yo muri iyi si ntabwo yagombye gutandukana n'urukundo rwa Kristo, ntibikabeho. Kubwira abadayimoni ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi kandi bw'iteka bw'umunezero udashira. Kubwira abadayimoni ngo ntabwo mbaho umwanya, aho murimo munyohereza, aho mushaka kunjyana ndahazi, ni mu muriro w'iteka n'iteka, ni mu mubabaro udashira. Ariko ibigeragezo bito nabyo bito, kuko abandi twagiye tubona ibigeragezo bagiye bahura nabyo bikomeye, twagiye tubona imibabaro bagiye banyuramo ikomeye, ariko bakihangana bakavuga ngo nta cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana, nta cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Guhera uyu munsi ndakwingingira kugira ngo ufate umwanzuro, ndakwingingira kugira ngo ufate icyemezo, uze ufatanye n'abandi kubaza, uze ubane natwe mu nkuge, kubera yuko hanze ni habi, hanze ni habi. Harakubeshya ngo ni heza ariko ni habi, hanze ni habi. Baragushuka ngo ni umunezero ariko nta munezero. Umuntu w'umugabo wiyubashye kujya kubona ukabona arimo aracira inkoni, yaraye mu kabari yasinze. Hari umuntu wiyubashye mu rugo rw'abasanzwe bubaka, ariko ukabona yaraye mu kabari yinyariye, ukabona yaraye mu kabari barimo baramukoroperaho mu gitondo, ariko uwo ni wo munezero bavuga. Ibyo ni byo byiza abantu bavuga. Barimo baramukoroperaho, ufite urugo, ufite igitanda, ufite matora, ufite aho uryama, barimo baragusohora kugira ngo ukorope. Nibyo uwo ni wo munezero abantu bakoresha bavuga. Nawe bararushye, n'indushyi. Aho wagiye kuganira n'abana, aho wagiye uri kumwe n'umuryango, munezeranwe n'umuryango, barimo baragukoroperaho mu gicuku. None uwo ni umunezero ngo uranezerewe. Muze twibere mu nkuge, niho heza. Aha hari ibintu byinshi haturinda, aha hari ibintu byinshi hadukiza, hari ibintu byinshi tutajyamo kubera kuba mu nkuge, kubera kuba mu nzu y'Imana. Hari ibintu byinshi biturinda. Imana idushoboze, Imana itugirire neza. Imana ifite ubushobozi bwo kudushoboza, Imana ifite imbaraga zo kukubashisha. Biragusaba kwemera gusa ukavuga uti Imana, urabizi intege nke zanjye, urabizi ko ndi umunyantege nke, ariko ndagusaba ngo unshoboze. Guhera uyu munsi mfashe umwanzuro, shoboza kuko wagiye ushoboza bene data batubanjirije. Uko nguko n'ubu uracyabishoboye, nanjye ndagusabye kugira ngo unshoboze. Unkureho kiriya cyaha cyanyizingiyeho, unkureho kiriya cyaha cyananiye kukireka, unkureho ziriya karande zanyizingiyeho, zaba izo mu miryango. Imana ifite ubushobozi bwo kuzigukuraho, ifite ubushobozi bwo kugukuraho karande, ifite ubushobozi bwo kugukuraho inyatsi, ifite ubushobozi bwo kugukuraho igisuzuguriro abadayimoni bagusuzuguje. Ubwo bushobozi Imana irabufite. Ifite ubushobozi bwo kugukuraho ibyo byose abadayimoni bakohereyemo. Imana iracyafite izo mbaraga, Imana iracyakora, Imana iracyari mu kazi.
dukeneye kumva ijambo Imana itubwira, nkuko yabwiye Nowa ngo ni wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye. Reka nawe ubwire Imana ko Imana ikwirate, ivuge ngo mfite umukiranutsi muri Excellence Ministry, mfite umukiranutsi mu murenge wa Kinyinya, mfite umukiranutsi mu kagari ka Gashara, hari umuntu nabonye ukiranuka mu maso yanjye. Imana ibyature ibivuge, Imana ibyature ibivuge. Hari umuntu ufite ukiranuka mu maso yawe. Imana ibyature, Imana ibivuge. Kuba mu nzu y'Imana ni byiza bene data. Nubwo abantu batwirariraho bakatubwira ngo hanze ngo biraryoshye, ariko birabishye. Hanze ni mu mwanda, hanze ni mu mwanda, hanze ni mu kavuyo, hanze ni nta cyubahiro, ntacyo, ni mu gasuzuguro, ni muri ubwo busambanyi abantu bakajyamo bakavanamo ibirwara bizabatera umubabaro ubuzima bwabo bwose. Ntabwo ari wo munezero, nta munezero urimo. Ibyo byose abantu bajyamo bavanayo akaga, kandi ikibabaje umuntu uri mu nzu y'Imana, uba mu nzu y'Imana, we aba ari danje, aba hacanye umutuku gato gusa, urahita uhurayo n'igishaka utazigera wibagirwa mu buzima bwawe, kuko urimo guteza abami babiri. Hitamo umwe, uvuge ngo ndemera kuyoboka Imana nyikorere, cyangwa se ndahitamo gukorera Satani. We kubeshya mu nzu y'Imana, we kuza kwishushanya, uhitemo uvuge ngo ndakorera dayimoni, nzemere nibanire nawe muri uwo muriro, nzemere ninkongokane nawe muri ayo mazuba. Ariko wize kubeshya ngo ndimo ndakorera Imana, nkorera na Satani. No. Reba umwigisha wavuze nabi uyu munsi. Reba umwigisha baturarikiye. Mwihangane. Niko kuri. Niko kuri kandi kurakiza. Niko kuri kandi nibwo buzima bwiza. Niko kuri kandi niyo mibereho idashira. Niyo mibereho idashira, tuzabana mu bwami. Ntacyo byaba bimaze kuba dufata mikoro tukabaza, bakavuga ngo turarega agatuza kandi ntituzajyane mu bwami. Ntacyo bimaze. Turimo turabaza, turatakaza imbaraga, turatakaza umwanya, ariko ntituzabane mu bwami, kandi twibeshya ngo turi kumwe, ngo mu bantu tuzagerana mu ijuru nawe urimo kandi utarimo. Nta kintu byaba bimaze, twaba twararuhiye ubusa. Muri iyi yararemye ngo waba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu waba wararuhiye iki? Usiganwa uza gusenga saa 9 waje kwa gatatu cyumweru, ejo twari hano kwa gatatu twari hano mu gicuku, waba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu waba wararuhiye iki? Wakwihangana, mwareze tukihangana. Kigiye gisigaye ari gito, nicyo gito kurusha icyo turangije. Mwareze tukihangana. Mureke twihangana, mureke twihangana, mureke twihangana. Waba wararuhiye iki? Urya munsi utabonye Yesu waba wararuhiye iki? Urayizi se? Urayizi pasi? Ngaho muri mikoro twumve nimba yizi. Pasi ntabwo yizi iyo ngiyo.
turaziririmba kandi tukumva biraryoshye, bashyiramo n'umuziki noneho ukumva biraryoshye, ariko utazi ubuhanuzi urimo kuvuga ubwo ari bwo. Amen. Pastor abizi aramfasha kuririmba arabindusha ndabizi, ariko mu nzu y'Imana ntabwo turushanwa, mu nzu y'Imana turunganirana, mu nzu y'Imana turi ingingo, buri rugingo rukora ibyo rushoboye, ntabwo habamo kurushanwa, sibyo? Ariko indirimbo ndimo ndayiririmba numva mfite amarira yenda kuza, ndatekereza ngo mu gihe Kristo yabagarutse ntituzabane mu bwami, twarazaga ahangaha tugasirimba tukabona uranaturusha cyane, tukabona turimo turabyinira Imana, tukabona turabikora neza, ariko kurya munsi ntubone Yesu waba wararuhuye. Kurya munsi ntubone Yesu, imibyizi waba waratanze yaba yarapfuye ubusa, ariko haracyari ibyiringiro ko wafata umwanzuro, haracyari ibyiringiro ko wafata icyemezo, haracyari ibyiringiro ko wafata umwanzuro, haracyari ibyiringiro ko wafata icyemezo, nawe ukazabona Kristo, nawe ukazabona umwami wacu, nawe ukazabana n'Imana ubuziraherezo, ukazabana n'Imana mu bwami, ukazabana n'Imana aho yatubikiye. Ba Kristo bene data, numvishe uyu munsi Imana irimo impata kuvuga aya magambo. Twisuzume, twigenzure, twemere dusabe Imana imbaraga, ibintu byacu tubishyire ku murongo. Ntabwo uzi igihe cyawe, n'ejo urugendo rwawe warurangiza. Hari umuntu wagiye ejo wari kuri moto nk'uko Pasi yarayiriho, we yarapfuye ntabwo yarokotse, baramugonze aramwirukankana Kacyiru, yakubise umutwe hasi basanga yaviriyemo ahita apfa. Ntabwo uzi igihe cyawe, impanda yavuga cyangwa urupfu rukaza. Ese urimo gutegura iherezo ryawe gute? Urimo gutegura urugendo rwawe gute? Urimo gutegura urugendo rwawe gute? Ubuzima bwawe urimo urabutegura gute? Waba wararuhiye iki? Yesu yaza cyangwa urupfu rukaza, kandi nta muntu uzi umunsi cyangwa igihe. Kuko mubyeyi
yagiye bazi ko ari buve mu kazi agataha, yarangiza bakabahamagara Kacyiru bababwira ngo bajye kureba umurambo. Byashoboka, ariko uzi aho waba ujya, uzi aho waba werekeza. Haracyari amahirwe, haracyari ibyiringiro yuko wakongera ukiyunga n'Imana, yuko wakongera ugatunganya urugendo rwawe, yuko wakongera ugatunganya ubugingo bwawe, yuko wakongera ugatunganya iherezo ryawe. Amen. Imana dushoboze kandi Imana tubashishe mu izina rya Yesu Kristo. Imana dushoboze kandi tubashishe mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo bikomeye mw'abantu, nubwo abantu bibwira ko bikomeye ariko ntabwo bikomeye. Kuba muri Yesu ni umunezero, kuba muri Yesu ni ibyishimo. Ntabwo ari byo kugenda uteza umuvurungano mu rugo, kugenda uteza impagarara mu rugo, ntabwo ari umunezero. Kugera mu rugo umutekano, abantu bakabona umutekano bakifuza kudataha, ntabwo ari umunezero. Umunezero ni uko uba uri umukristo ushimwa n'Imana, wagera mu muryango ukishimana n'umuryango wawe, wagera mu muryango ukishimana n'abawe, niwo munezero. Nibyo byiza. Birashoboka, birashoboka. Ntabwo ngiye kuvuga ngo umuntu wumva yatsinzwe nahaguruka. Mureke mwese muhaguruke, muhaguruke dusenge. Mwese muhaguruke dusenge. Koko uyu munsi ni ukuvugurura amasezerano. Uyu munsi ni ukuvugurura amasezerano n'Imana. Uyu munsi ni ukuvugurura imibanire yacu n'Imana. Ni ukuvugurura uburyo tubanye n'Imana. Niba twifuza kuzabana n'Imana, niba twifuza kutazaba hanze, niba twifuza kutazaba muri iriya nyanja yaka umuriro n'amazuba igurumana, ni ukugira gute? Ni ugufata icyemezo cyo guhindura ibitekerezo byacu, cyo guhindura imbaraga zacu, cyo guhindura icyerekezo. Reka ninginge pasiteri aze asenge. Turifuza kuzaba mu rurembo pasiteri, turifuza kuzabana n'Imana, turifuza kuzabana n'Imana, turifuza kuzaba mu munezero udashira Imana yageneye abayubashye, Imana yageneye abayikoreye. Ntabwo twifuza kuzaba muri uriya mubabaro udashira, ntabwo twifuza kuzaba muri iriya nyanja yaka umuriro. Ntabwo Imana ifite ikibazo cy'uko haboneka babiri. Yosuwa na Kalebu nibo bageze i Kanani bonyine, kandi bari barahagurukanye n'abandi benshi. Kutizera Imana biragatsinda, kutizera Imana ntabwo nabikwifuriza. Ndifuza ko niyo baba babiri waba urimo, niyo yaba umwe nk'uko Nowa yamubonye, yaba wowe, ariko ukazaba mu rurembo, ukazabana n'Imana, ntuzabe wararuhiye ubusa. Karibu pasiteri mu gusenga, sengera abantu b'Imana, nasoza nanjye ndasenga. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu.